Nshuti bavandimwe turabasuhuje aho muherereye hose. Iyi ni Tuzatabarwa TV, muri kumwe na Atanazi nk'uko bisanzwe. Reka nkwifurize ishya n'ihirwe rero wowe ukurikira ibiganiro byacu, wowe wabashije gukora subscribe kandi nawe utarayikora ndagira ngo ngushishikarize kugira ngo uyikore, hanyuma ibiganiro byacu bijye bikugereraho ku gihe. Ni byiza cyane buriya uba udufashe mu nkokora, uba ukoze ikintu gikomeye cyane, uba uduteye inkunga. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe mu biganiro byacu, ubu noneho turaje kugira ngo tuganire ku mabwiriza mashyashya y'insengero. Muzi yuko insengero zimaze iminsi zimwe na zimwe zikinze, hagiye havugwa ibintu byinshi ku nsengero. Bamwe bakavuga bati ni Imana izikinze, abandi bati leta rwose ntabwo ahangaha ikikoze ntabwo ari cyiza. Abantu bagiye bavuga ibintu bigiye bitandukanye, ariko ntekereza ko ibintu byose biba birimo umugambi w'Imana. Uyu munsi rero nyuma y'uko zimwe zifunzwe, izindi zikagenda zifungurwa, ndetse izindi zikaba zikiri aho ngaho, hasohotse irindi bwiriza rishyashya rivuga ku mikorere y'insengero ndetse n'ibikorerwa mu nsengero birimo amaturo ndetse n'ibindi. Batanze umurongo wabyo mushyashya uko bigomba kujya bikorwa. Icya mbere rero, ibwiriza rishyashya ryaje riravuga yuko buri torero ryose rigomba kongera kwiyandikisha bundi bushya. Ubwo ni ukuvuga ngo uyu munsi ni ukuvuga ngo nta nsengero zizwi uyu munsi, ni nkaho nta nsengero zizwi, kubera yuko ibwiriza riravuga ko buri rusengero rwose, buri torero rigomba kongera kwiyandikisha bundi bushya. Muri uko kwiyandikisha, itorero rirasabwa ibintu bigera kuri 2 kugira ngo itorero ryiyandikishe. Ibwiriza riravuga ko itorero rigomba kuba ryujuje abantu 1000, rikaba rifite imikono y'abantu 1000. Bitari ukuvuga ngo ni ugushakisha cyangwa se ni ugupfundikanya. Imikono y'abantu 1000 ikaba ihari igaragara kandi yuzuye. Itorero rigomba kuba rifite abo bantu. Ubwo ni ukuvuga ngo nta torero rizongera gutangizwa ritujuje abantu 1000. Icya kabiri, itorero ryose kugira ngo ryiyandikishe rigomba kubanza rigatanga 2 miliyoni, kwishyura amafaranga y'u Rwanda agera kuri 2 miliyoni z'amafaranga y'u Rwanda. Ibyo rero ni ibigomba gushyirwa mu bikorwa byanga byakunda kugira ngo itorero ryiyandikishe, hanyuma rimenyekane, ribe ari itorero rizwi. Urabyumva ute wowe? Kugira ngo itorero ribone abantu 1000, imikono y'abantu 1000, ikindi kandi bibashe kwishyura 2 miliyoni, wowe urabyumva ute? Biroroshye, birakomeye? Uraza kutubwira muri comment. Icya kabiri, ni ukuvuga ngo muzi neza yuko imiturire, uburyo bwo gutura, reka mvuge uburyo bwo gutanga amaturo, igikorwa cyo gutura cyakorerwaga mu rusengero kikagenzurwa n'abadiyakoni, kuko nibo babaraga amafaranga bakabara amaturo. Nyuma yo gutura nibo bazaga bafite uduseke, tugenda dushyira mu duseke. Nyuma y'amateraniro abadiyakoni, itsinda runaka rigezweho, rikagenda rigategura amaturo rikayabara, hanyuma agashyikirizwa itorero mu nzego zo hejuru. Uyu munsi rero ntabwo ariko bizagenda. Ibwiriza riravuga yuko uburyo bwo gutura bugomba gukorerwa kuri banki. Ubwo ni ukuvuga ngo konti za banki zigomba kuba zizwi mu itorero. N'ubundi ngira ngo wenda ibyo byo hari aho byari bigeze, kuko konti zari zihari, bari bamaze benshi kubimenyera. Ariko noneho uyu munsi na yandi twashyiraga mu gaseke ntabwo byemewe, kuko amafaranga azajya barirwa kuri konti, azajya anyura kuri konti ya banki, hanyuma nabarirweyo. Kandi ababishinzwe, guverinoma igomba kujya imenya, urwego rubishinzwe rukamenya imikorere y'amafaranga, imikoreshereze y'amafaranga. Bya bindi rero twajyaga dutura barangiza bakajya kubarira hariya mu gikari,
abadiyakoni bakayabara, pasiteri runaka akavuga ati ariko munkuriremo n'agatike ntabwo biri buze gukunda ahangaha. urumva ko biragenda bihinduka mu by'ukuri, aha ntabwo biri buze gukunda. Bigomba kujya binyura mu nzira zizwi, abatura bose bagatura bakoresheje amakonti. ubwo amafaranga bavandimwe, kugira ngo muzajye mu materaniro, no kujya mwitegura amafaranga mukayagendana ku matelefone, kugira ngo mutaza kuvayo mudakoze igikorwa cyiza cyo gutura. Ya gatatu, urwego rubishinzwe ruzajya rwohereza umugenzuzi w'imari aze agenzura imikoreshereze, nari mbivuzeho gato, agenzura amenye ngo amafaranga y'itorero asohoka akoreshwa ate, amafaranga y'itorero yinjira ate agasohoka ate. Ntabwo pasiteri runaka azavuga ngo jya kuri banki unzanire 2 adafite ubusobanuro ngo bishoboke, ntabwo bizakunda. Ayo mafaranga agomba kuba yose imikoreshereze yayo izwi neza mu buryo bugaragara kandi bugaragarira buri wese, nk'uko bagenda guverinoma ijya no mu bindi bigo by'imari no mu bindi bigo byose, bakagenzura bakareba imikoreshereze y'amafaranga, bakareba ngo igenda ite, ibyinjira byinjira bite, bisohoka bite. Uko niko no mu itorero bigiye kumera. Leta igomba kujya imenya neza ngo amafaranga agenda ate, yinjira ate, agakoreshwa ate. Ikindi kandi itorero ryose rigomba kujya rifite igenamikorere, kandi intego nyamukuru ikaba ari iyerekeje ku baturage no ku mibereho myiza, kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Ikindi rero cyavuzwe ahangaha ni uko umukuru w'itorero ndetse n'umwungirije bagomba kuba barize teoloji, bakaba bafite nibura equivalence, niko bavuga equivalence, bakaba bafite nibura amasaha 1000 bize muri teoloji. Iyo mpamyabumenyi ikaba ihari kandi bakaba bayifite, bakaba bayujuje. Ntabwo ari bya bindi byo kuvuga ngo umuntu ngo ni umunyamwuka gusa, umuntu ngo afite shayinimora zonyine na za revekire. Ntabwo ibyo ngibyo bigihagije gusa. Ubwo ni ukuvuga ngo iyi mpamyabumenyi umukuru w'itorero agomba kuba ayifite yuzuye, akaba nibura yujuje amasaha, yarize akaba afite amasaha 1000 yize mu bijyanye n'iyobokamana, theology cyangwa se teoloji. Nuko ibintu bimeze mu by'ukuri, wowe urabyumva ute? Urumva mu karere hagiye kubonekamo amatorero hangahe? Uraza kutubwira muri komenti, utubwire uti ndabyumva ntya. Ese wowe urumva biri buze korohera amatorero yose kugira ngo itorero ryiyandikishe ribone imikono y'abantu 1000? Urumva ari ibintu biri buze koroha? Wowe se urumva ziriya miliyoni 2 zisabwa kugira ngo itorero ryiyandikishe, urabyumva ute wowe? Urumva ari ibintu biri buze korohera buri matorero? Ubwo bya bindi abantu bajyaga bicara bakavuga bati ndumva rwose nabaye rivera pasiteri ngomba kuba mfite itorero, abandi ari ba bishopu bakagenda bagashinga utuntu duto bakatwita amatorero hariya. Ibyo ngibyo ntabwo biri buze kuba bigishoboka, ibyo ngibyo birarangiye. Bigomba kuba bifite umurongo ngenderwaho kandi uzwi. Abantu 1000, imikono y'abantu 1000, nge numvise ari ikintu kiremereye. Araza gusigara amatorero afite imbaraga kandi araza kuba makeya. Itorero rya DPR murabibona mute? Murabona amatorero yanya bimeze bite? Muraza kujya mubona abantu 1000 yenda muhuje imidugudu ingahe? Se abadivantiste mwebwe bimeze bite? Iyo ni amatorero akuze. Katolike bimeze bite? Mwebwe murabona bimeze bite? Yenda Katolike ifite abantu benshi. Amadini n'amatorero Islam mwebwe bimeze bite? Nuko bimeze rero, nuko amabwiriza mashyashya y'insengero avuga. Urumva
twumva ko ibintu ni bishyashya. Ba bandi bari barimo barira ngo ntibari kudukingurira byahindutse. Ba bandi bajyaga bavuga ngo twe twujuje ibisabwa ariko ndabona batari kutugeraho. Ni ukugenda gake, ibisabwa ubwo byaje ari bishyashya. Ubwo ni ukuvuga ngo amatorero uyu munsi ntazwi nyine. Murakoze cyane kubana natwe, mukomeze mukurikira ibiganiro byacu. Turabakunda cyane, dukunda ko mudukurikira. Imana ikomeze ibahe umugisha. Gusenga bigiye kuba umuntu ku giti cye, niko mbibona. Amasengesho y'umuntu ku giti cye ndabona agiye kugira imbaraga cyane kuruta ibindi byose, kuko ndabona hari igihe kizagera kugira ngo ujye ahari urusengero bigusabe itike yahahira urugo iminsi ingahe. Ubwo rero ntabwo aho ngaho bizaba bicyoroshye rwose. Niyo mpamvu rero amasengesho y'umuntu ku giti cye, amasengesho y'imiryango mu ngo zacu, igicaniro gikwiriye kongera kwaka bundi bushya kugira ngo turusheho kugira imbaraga no kugwiza imbaraga. Kandi bene data mbashishikarize, mbinginge, ibi ntibikabe ibihe byo kugira ngo abantu bacike intege, bacogore, basubire inyuma. Ntabwo kuba insengero zitari hafi yacu ntabwo ari igihe cyo kugira ngo tubone uko dusubira mu byaha dusayishe, ahubwo uko wahamagawe uzirikana uko wahamagawe. Wakwegeranya umugore wawe n'abana mu rugo mugasenga, wakwiherera mu cyumba cya wenyine ugasenga, washyiraho gahunda yawe ukavuga uti jyewe icyumweru cyanjye kigomba kuba gipanze gutya, buri munsi ku wa kangahe ngomba kuba mfite amasengesho, nkiyiriza ubusa naba ndi mu kazi cyangwa ntarimo. Gusoma ijambo ry'Imana, Imana yaduhaye umwuka wera. Inshuti yanjye, ntabwo nkubwiye ngo ucike mu rusengero. Nitugira amahirwe zikaboneka hafi yacu ni byiza cyane, kuko mu rusengero twahaboneye ibyiza byinshi. Nubwo shitani agenda yivanga, ariko umunezero wo mu rusengero ntabwo jyewe nawibagirwa. Mu rusengero twahaboneye umunezero, mu ndirimbo tuhabonera umunezero, mu ijambo ry'Imana. Nubwo shitani yagiye yivangavanga, ariko icyo ntabwo twakirengagiza. Reka dukomeze dusenge rero, nta kiba Imana itagifitemo umugambi, kandi dukomeze gusengerana kugira ngo Imana idukomeze amaboko, ntihagire uwacu ucogora cyangwa ngo asubire inyuma. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu.